kimwe mu byo duturanye. Ubwo narindiyo irambwira ngo babwira ubu butumwa ko inkota yanjye ibaziye. Banza kugira ubwoba, mfata amasengesho y'iminsi 2 bazimana ati mbese ubutumwa nzabutanga ahantu ntavukiye, ahantu ntazi, nzabuvugane, nzabubwira nde? Bwira pasiteri ahamagare moto ijyane umubyeyi agiye kubyara. Ngo nkimara kubimubwira nibwo moto yaje ihita imusanga ku irembo, bamushira hajyana n'umudiyakoni. Akigera mu bitaro ahamagara pasiteri aramubwira ati umwana arabonetse. Ubwo dushima Imana. Mitangira icyizere tukiraho ngaho ko pasiteri arambwira ngo nunkorera nzaga umugisha, kandi nunyumvira ukavuga ubu butumwa ukabubwira abari hafi n'abari kure nzaguha umugisha. Arambwira ngo nta gereza uzinjiramo igihe uzemera kumvugira. Ambwira yuko azabana nanjye mu bikomeye no mu byoroshye. Muri icyo gihe arambwira ngo reka nkwereke ibyo ugiye kumbwirira ubu bwoko. Mbona ibiganza bye byera, aranteruye abwira ubu butumwa ko inkota yanjye ibaziye. Banza kugira ubwoba, mfata amasengesho y'iminsi 2 bazimana ati mbese ubu butumwa nzabutanga ahantu ntavukiye, ahantu ntazi, nzabuvugane, nzabubwira nde? Mana iransanga mwiyerekwa, mbona nyohereje marayika, umugabo wari wambaye imyenda yera. Numva arambwiye ngo wigira ubwoba, ndi kumwe n'Imana iri kumwe nawe. Ndongera ndashidikanya n'abandi, ese ahantu ko ntazwi n'indi magiza muri icyo gihugu nari ndimo, angeza ku mbibi z'imipaka, kajya nyereka abasirikare. Naje ndafata ikaramu, mbanza gutitira, afatisha iyo karamu ndasinya. Arambwira ngo mushizeho uburinzi. Hemberwa bimeze bite? Banambwira ngo so nshaka kuvugira ubutumwa, zamuka ujye mu rusengero ugende umvugire, ndaguherayo umugisha. Nari narabuze inzira nacamo inkura aho hantu narindi, kuko nta tike nari mfite. Nari narabuze tike, ariko ndabwira ngiye kugukorera nk'uko ubishaka, ariko nanjye uncira inzira nzabona uburyo ki mva muri iki gihugu. Uzasiga n'abasinzi n'abasambanyi n'abandi bose barara mu mateme, uzavuga ubu butumwa ububwire buri umwe wese. Birashoboka yuko rero uyu ari wo munsi kugira ngo mbukugezeho muvandimwe. Imana isurishira iyerekwa, maze kuvugana nanjye mbona afashe igitabo agishize mu biganza byanjye. Akambwira ngo genda uvuga ubutumwa, kandi abarwayi ni benshi ndabizi bazakira ku bw'ubu butumwa, bandi bazarokoka nibumva ubu butumwa. Ndangije akangeza ku giti, akambwira ngo iki giti gifateho ibabi, akangeza ku kindi akamwira ngo fata kuri iri babi. Arambwira ngo uwo ni umuti nguhaye, ntabwo uwo ni umuti wo kuvura indwara zananiranye mu matorero zirimo, mu bashumba zabagezemo. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo, mwese ni mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Nkuko mubibona rero kuri kamera zacu, turi kumwe n'umukozi w'Imana. Uraho neza mukozi w'Imana? Uraho neza. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Ego, ikigaragara uragaragara nk'umuntu unaniwe cyane. Byagenze gutuvuye mu masengesho? No kubera imirimo. Mirimo naho nari mvuye nari naniwe. Yego. Birumvikana ko umunaniro ari ngombwa kugaragara mu maso, ariko imbaraga zo zirahari. Yego. Urangije uti nubwo nari mvuye mu bindi, ariko ntabwo nshobora kurara ntavuze ubu butumwa. Yego niko kuri. Reka ngusabe kugira ngo wibwire abadukurikiye, kugira ngo bamenye ngo ninde turi kumwe. Murakoze cyane. Mbere na mbere mbanje kubashimira mwe mu mpaye umwanya kugira ngo nibwire abanyarwanda ndetse n'abatuye isi yose muri rusange. Yego. Yewe nitwa Shimimana Alexis.
ndi umugabo ufite umugore umwe n'umwana umwe. Ndi uwarokowe n'amaraso ya Yesu kubw'ubuntu. Nagira ubuntu antoranya mu bavuga butumwa bwiza. Ampa bimwe mu bikoresho ahereza abantu bagira icyizere ngo abatume ku bantu be. Harimo impano zitandukanye, arizo bamwe bavuga ubuhanuzi, amayerekwa, kubwiriza, no kuyobora umukumbi kuko hari umukumbi mpagarariye. Murakoze cyane. Urakoze cyane, Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Ikigaragara nuko uri umukozi w'Imana. Hanyuma ntabwo tuza gutinda mu magambo, ahubwo turaza kukubwira ngo usenge Imana, numara gusenga Imana utugezeho message Imana yaguhaye kugeza ku bumva Ikinyarwanda. Murakoze cyane, katuce bugufi twubaha Imana. Uri Imana yacu, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, Imana yihariye, Imana ititiranywa n'izindi mana. Turagushimye uyu munsi wa none, aya masaha tuguhaye icyubahiro. Tugushimiye ko waturinze ukarinda imiryango yacu, ukarinda igihugu cyacu, ukarinda abana bawe. Icyubahiro ni icyawe. Uyu mwanya Mwami Yesu, tugushimiye amaraso yamennye ku musaraba, tugushimiye ko wemeye kubambwa tukabamburwa, tugushimiye uyu mwanya uduhaye kugira ngo tugere ahangaha. N'urukundo rwawe, izina ryawe nirishimwe. Mwami Imana, tukweretse gahunda zose. Mu gihe tugiye kumara aha hantu, ntihabonekeho kwihimbaza, ntihabonekeho kwesha icyubahiro, ntihabonekeho kuvuga izindi mana abantu bajya biringira, ahubwo habonekeho kuvuga Imana yera ikiranuka, iyica kandi igakiza, yishyira ikuzimu kandi igakurayo, yikura abami ku ngoma ikimika abandi. Imana itandukanye n'utundi tugirwamana, niwe tuje kuvuga, unyemerere uboneke nk'Imana yera. Imugoroba gahunda zose rero nzishyize mu biganza byawe, ubane natwe. Turi hano kuri studio, turi hano Mwami Imana kuri izi ndangururamajwi, ururuke nk'Imana, ubane natwe. Ni wowe ujya uyungurura, ni wowe ujya urondora, ni wowe ureba ibiruta cyane ibyo tubona. Ndagusabye ngo ururuke unshyigikire mu bumana bwawe, ukore muri jyewe, uvugire muri jyewe, ubushake bwawe bubeho, ubwanjye bubure. Cyubahiro cyanjye kibure, icyawe kiganze. Nyemerera nyakubahwa Imana, ururukire kurengera no gutabara abantu bose bari ahaherereye agahinda n'umubabaro, abarwayi, imfubyi, abapfakazi, abakene, abadafite kivugira, abo bose ubiyereke nk'Imana. Natwe turi hano hantu turagusaba ngo uduhe inkomezi, uduhe umuyobozi mwiza ariwe Mwuka Wera, kuba mudusezeranyije nk'umufasha, ko azaza akajya dufasha muri byose. Ndamusabye rero ngo adufashe, kuko atari we ntacyo nakishoboza. Ngo bana natwe turinde za mbaraga z'Abamedi n'Abaperesi, imbaraga zose, izina rya Yesu Kristo wanesheje. Amen. Urakoze cyane kubw'isengesho ryiza uduhaye. Reka ngusabe kugira ngo winjire mu mwanya mwiza wo kutugezaho icyo Imana yagutumye uyu munsi. Karibu. Murakoze cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana, ijambo ryabayeho tutarabaho, ijambo rihindura, ijambo rihindisha umushyitsi ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, ijambo rihindisha umushyitsi abami n'abatware, ijambo rifite ububasha n'ubushobozi bwo gukura ikuzimu bukicazanya n'ibikomangoma. Nk'uko nabibabwiye, nitwa Shemimana Alexis. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Abacamanza ibice 7, ku murongo waho wa 9. Umutwe w'amagambo waho uravuga ngo Imana igira Gideyoni inama y'uko bazarwana.
umutwe w'amagambo aho uravuga ngo Imana igira Gideyoni inama yuko bazarwana. 9. Ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati haguruka umanuke ujye mu rugerero rwabo kuko mbakugabishe. 10. Kandi niba utinya kumanuka jyana n'umugaragu wawe Pura muri urwo rugerero. 11. Mwumve ibyo bavuga uhereko ugire imbaraga nuko manuka ujye mu rugerero. Amanukana n'umugaragu we Pura bagera mu ngabo za mbere zari zirinze urugerero. 12. Abamidiyani n'abamareki n'abiburasirazuba bari baraye mu kibaya basa n'irumbo ry'inzige, n'ingamiya zabo zitabarika bingana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja. 13. Nuko Gideyoni agezeyo yumva umuntu arotorera mugenzi we ati umva ye, narose inzozi mbona irobe rya sayiri yitembagara mu rugerero rw'Abamidiyani ryikubita ku ihema, iryo hema riherako rigwa rigaramye. 14. Mugenzi we aramusubiza ati nta kindi, iyo ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi umugabo wo mu Bisiraheli. Imana yamugabije Abamidiyani n'ingabo zabo zose. Nuko Gideyoni yumvise izo nzozi nuko zisobanuwe ashima Imana, asubira mu ngando z'Abisiraheli arababwira ati nimuhaguruke kuko ingabo z'Abamidiyani Uwiteka yazitugabije. 16. Nuko abo bagabo uko ari 300 abagabanyamo imitwe 3. Umutwe umuntu wese amuha ikondera n'ikibindi kirimo ubusa bashyiramo urumuri. 17. Arababwira ati mundebereho uko ngira namwe abe ariko mugira. Ningera ku ngabo za mbere munyitegerezeho ibyo mubona ngira abe ariko mugira namwe muba ariko mugira namwe. 18. Nuko nimvuza ikondera nabo turi kumwe namwe muhereko muvuze amakondera mu mpande zose z'urugerero, muvuge muti kubw'Uwiteka na Gideyoni. 19. Nuko Gideyoni n'abantu 100 bari kumwe
bagera mu ngabo za mbere bagera mu ngabo za mbere mu Kavumashyiga. Bari bagejeje igihe abarinzi bahinda bari bagejeje igihe abarinzi barinda abandi, baherako bavuza amakondera, bamenagura ibibindi bari bafite mu ntoki. Nuko iyo mitwe itatu ivugiriza icyarimwe amakondera, bamenagura ibibindi, bazunguza imuri n'ukuboko kw'imoso, bafashe amakondera mu kuboko kw'iburyo, bayavuza barangurura bati, inkota y'Uwiteka na Gideyoni, inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Umuntu wese ahagarara aho ageze. Bakubye urugerero rw'Abamidiyani, ingabo zabo zose zicikamo igikuba, ziravurungana, zirahunga. Nuko abo bantu 300 bakomeza kuvuza amakondera, Uwiteka atera Abamidiyani gusubiranamo bicanya inkota. Nuko ingabo zisigaye zirahunga zigera i Betisheta ku nzira ijya izerera no mu rugabano rwa Abeli Mehora, bateganya n'itabati. Abisiraheli bo mu Nafutali, nabo mu Bwasheri, nabo mu Bumanase, bose bateranira hamwe bakurikira Abamidiyani. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Nk'uko ijambo ry'Imana ribivuze, ntabwo ndavuga ibintu byinshi, ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi. Bakristo bavandimwe, iki cyari mu gihe cya Gideyoni. Uyu Gideyoni Imana agiye kumugira inama, hari impamvu ibiteye. Birashoboka ko nawe haba hari impamvu Imana inkuye iyo narindi ikantesha akazi narindimo, ikashima yuko uyu mwanya tubanamo ikugira inama. Mu by'ukuri aho narindi mu mirimo imfitiye inyungu, ariko Imana imbuza amahoro, ishima yuko uyu mugoroba nza ahangaha kugira ngo iganire nawe, ivugane nawe, ikugira inama mu byo wabuzemo umujyanama. Birashoboka ko waba warahwe ufite ikibazo ariko wabuze ukugira inama. Birashoboka ko waba uri mu gihe nta muvandimwe ufite icyizere cyo kuba wagisha inama. Birashoboka yuko waba uri mu gihe imiryango yagutaye, yaguhunze. Biranashoboka yuko no mu nshuti zawe washatse kugira inama ukaba wamubuze. Ariko iki gihe ndagira ngo uve mu kavuyo k'ibyo urimo, uve mu kajagari,
utegera amatwi wumve icyo Imana ishaka kuvugana nawe, wumve inama Imana iri kukugira. Icya mbere banza umenye ko Imana atari umwana w'umuntu. Icya kabiri umenye ko Imana itandukanye n'abana b'abantu. Icya gatatu usobanukirwa neza yuko Imana itandukanye n'ababyeyi bakubyara. Yo ni Imana ikora aho bishoboka n'aho bidashoboka. Yo ni Imana ititiranya amazina. Yo ni Imana yihagije mu bumana bwayo. Shuti muvandimwe, ndagira ngo ufate byibuza iminota 20 yawe uha agaciro iki kiganiro. Imana ijya kumira ijambo byari nijoro, ku mugoroba ndi mu mirimo y'amaboko nkuko nabivuze. Iryo jambo ryaje muri jewe rimbyiganiramo, numva riragutse, numva ribaye rigari muri jewe. Hari umumama tujya dusengana, Imana imuha umugisha, ni umudiyakoni. Akimamagara numva kuko ari mu mwuka w'ubuhanuzi, numva arambwiye ngo usome igitabo cy'abacamanza ibice 7 uhere ku murongo wa 9. Bihuza nuko uwo iki cyigisho cyari kiri kumbyiganiramo cyane. Yego. Ndavuga ni ese ukaganiriza abanyarwanda muri rusange ndetse n'abatuye isi, ukabagezaho ubutumwa bwiza nkuko wabihamagariwe. Rero nkimara kumva iryo jwi numva ko ari Imana ishaka ko aka kanya ngafata tukagirana ikiganiro. Rero hagaciro uyu mwanya utegera amatwi iki kiganiro, uyungurura ukuremo ibyawe bikureba. Sindavuga ibintu byinshi. Icya mbere menya ko Imana igukunda. Icya kabiri abantu tugira kwibagirwa abantu batugiriye neza, ahubwo tukibuka abantu batugiriye nabi. Banza wibuke ko hari Yesu wagutangiye amaraso ye kubw'urukundo yagukunze. Ukurura iyo neza yakugiriye, nurangiza ubuhereza agaciro amaraso amennye ku musaraba. Icya kabiri menya neza ahantu uri kuva, uzirikane naho uri kujya. Icya gatatu ibuka aho wavuye, utekereze naho ugeze. Gideon uyu nguyu Imana imusanga, nawe yari ari mu rugendo, yahuye na byinshi mu rugendo, arwana intambara nyinshi, ariko Imana irebye ageze aho yijujuta, nkuko nabishoboka ko uyu munsi none waba uri kwijujuta, bishoboka ko nawe hari byaba biri kubabaza umutima wo kumva ndetse wafata n'umwanzuro wo kuba wanakiyahura. Gideon agisha inama Imana iramusanga, imugira inama, iramubwira ngo noneho kuko abantu bari bakomeje kuba benshi ariko nta mumaro, byashuka ko ufite abantu benshi ariko nta mumaro, ubona bari kukuzana ukaba nta musaruro uri kubona uri guturuka muri abo bantu benshi. Ariko Imana iri kukugira inama, ibwira Gideon ngo fata abantu, yibanza kumusanga mvuga ngo fata abantu bajyane ku mugezi ngiye kubakugeragerezayo. Wibuke Gideon yari afite ingabo 1000, ariko Imana yamubwira ngo fata abantu bajyane ku kagezi mbakugeragerezeyo imbere hatoya. Gideon abajyana ku mugezi, abagejejeyo Imana yamubwira ngo hagarara aho ngaho ubwire ingabo zijye ziza zinywe. Uko baza kunywa, Imana yamubwira ngo abanywesha amashi baje bagize ururimi mu mazi, abo ngo bashira ukwabo. Abanywa bakuye intwaro bakashira ku ruhande, abo nabo bashira ukwabo. Ariko nababandi bari ubashe kunywesha amazi amashi yombi kandi n'intwaro bakizambaye, nabo bashira ukwabo. Mu ngabo 1000 ubyibuke neza haturutsemo ingabo 300 zonyine, izindi 700 zibonekwaho umugayo imbere y'Uwiteka. Mana ibwira Gideon ngo izo ngabo 300 nizo nguhaye uzaterana ubwoko bw'Abamidiyani. Mana ishimwe. Amen. Gideon agira kumvira Imana. Muvandimwe icyo usabwa ni ukumvira Imana,
kubwo kumvira Imana ntarebe ku mubare mwinshi, Imana yongeye kumusanga ahangaha twasomye ku bice 7 umurongo wa 9, yongeye kumusanga imugira inama kuko yabonaga ko acitse intege. Birashoboka ko nawe waba wacitse intege bitewe n'igihe urimo, bitewe n'uko inshuti zakuvuyeho, bitewe n'uko uri gukora bikanga. Birashoboka yuko nawe aka kanya waba wacitse intege. Ni iki kiguteye ubwoba? Ku mwami wawe akiri muzima, wihagarika umutima, izera Imana. Yesu abwira abigishwa be ngo ngiye kwa Data, aho ndi kubategurira, aho ndi ngo namwe muzaze mubeyo. Hari amazu yatabayo basize mbibabwiye, ariko ariyo namwe ngiye kubategura aho ndi ngo namwe muzaze mubeyo. Wicika intege, ongera uhirimbane, hatana ibikugoye, hirimbanira guhatana ugere ku ntsinzi. Nicyo Yesu agushakaho. Hirimbanira gukora ibyiza kuko Yesu niho agushaka. Imana gukora ikintu gito Imana yakwibukiraho, wishira indi imbere. Hirimbanira ko ukora akantu gatoya katuma Imana ikwibuka mu gihe kiri imbere. Imana ishimwe. Amen. Gideon nawe kuko yari yumviye Imana, irongera musanga ku bice 7 umurongo wa 9, ramuganiza amubwira ngo noneho ngaho genda ugere ku ngando zabo. Aramanuka ajyana n'umugaragu we, bahageze baravuga ngo hagarara aho ku mahema yabo utega amatwi wumve. Mugenzi uwo bari kumwe aho ngaho mu ngando arabwira mugenzi w'inzozi yarose nk'uko twabisomye. Arangije wazibwiye amurotora amubwira yuko nta kindi ari inkota y'Uwiteka igabije Gideon, iteranye ubwoko bwa Midian ikoresheje Gideon. Aramubwira ngo ni inkota Gideon y'Uwiteka yamugabije ubwoko bw'Abamidiyani. Mana ishimwe. Birashoboka ko uyu mugoroba, uyu munsi wa none, nawe Imana yaba ikugabije byari bimaze iminsi bitugarika umutima wawe. Birashoboka yuko uyu mugoroba Imana yaba igiye guharura inzira aho bona warucikiye intege. Birashoboka yuko Imana yaba igiye kugarura inyubaka bugingo muri wowe. Wicika intege, ongera uhatane, ongera uhirimbanire gukora ikinezeza Imana. Nayo irazi kugira inama, uzava muri ico kigeragezo urimo, uzava muri urwo rugamba utabarukanye intsinzi. Imana iguha umugisha. Imana reka mbahe ubutumwa gatoya bujyanye n'amayerekwa cyangwa se amahishurirwa. Imana yigeze yansurisha iyerekwa ndimaranye igihe kigari, igihe kinini kandi kitari gito kandi kitari na kinini. Iyerekwa narigize ubwo nari mu gihugu cy'abaturanyi, nabwo ari Imana yanyambukije nagiye kuvuga ubutumwa bwiza. Ngezeyo impa message igihugu cy'abaturanyi, kimwe mu byo duturanye. Ubwo narindiyo irambwira ngo babwira ubu butumwa ko inkota yanjye ibaziye. Banza kugira ubwoba, mfata amasengesho y'iminsi 2, bazimana ati mbese ubutumwa nzabutanga ahantu ntavukiye, ahantu ntazi, nzabuvugane, nzabubwira nde? Mana iransanga mwiyerekwa, mbona nyohereje marayika, umugabo wari wambaye imyenda yera. Numva arambwiye ngo wigira ubwoba, ndi kumwe n'Imana iri kumwe nawe. Ndongera ndashidikanya nabandi ese ahantu ko ntazwi n'indimi bavuga ari nyinshi ntazisobanukiwe, none nzahera he, nzabivuga nte? Njyamye ndongera afatwa n'iyerekwa, mbona umugabo ufite inkovu ndende arambwira ngo nyinshi cyane, arambwira ngo ni jyewe Yesu waguhamagariye kumukorera. Arambwira ngo nunkorera nzagumugisha, kandi nunyumvira ukavuga ubu butumwa ukabubwira abari hafi n'abari kure, nzaguha umugisha. Arambwira ngo nta gereza uzinjiramo igihe uzemera kumvugira. Ambwira yuko azabana nanjye mu bikomeye no mu byoroshye. Muri icyo gihe arambwira ngo reka nkwereke ibyo ugiye kumbwirira ubu bwoko. Mbona ibiganza bye byera, aranteruye nk'umwana muto nk'uko mujya muterura abana bavutse. Arantambagiza muri icyo gihugu nari ndimo, angeza ku mbibi z'imipaka, kajya nyereka, arantambagiza, aranjyana, akajya amfata
akangeza ku giti akambwira ngo genda uvuge ubutumwa kandi abarwayi ni benshi ndabizi bazakira ku bw'ubu butumwa bandi bazarokoka nibumva ubu butumwa. Ndangije akangeza ku giti akambwira ngo iki giti gifateho ibabi, akangeza ku kindi akamubwira ngo fata kuri iri babi, arambwira ngo uwo ni umuti nguhaye, ntabwo uwo ni umuti wo kuvura indwara zananiranye mu matorero zirimo, mu bashumba zabagezemo, mu bapasitori zabagezemo, mu bahanuzi zabagezemo, abavugabutumwa zabagezemo, ndetse ngo n'abakristo zabagezemo, abadiakoni ntibasigaye, n'aba bandi bamenye yuko ndetse bakumva yuko mvuga nabo ubu butumwa burabareba. ngo ndetse ntuzasige n'abasinzi n'abasambanyi n'aba bandi bose barara mu mateme, uzavuga ubu butumwa ububwire buri umwe wese. Birashoboka yuko rero uyu ari wo munsi kugira ngo mbukugezeho muvandimwe. Imana isurishira iyerekwa, maze kuvugana nanjye mbona afashe igitabo agishize mu biganza byanjye, arambwira ngo ngaho sinya yuko ugiye kubivuga. Naje ndafata ikaramu mbanza gutitira, afatisha iyo karamu ndasinya, arambwira ngo mushizeho uburinzi. Nkubwire ngo Imana nawe muri mugoroba igushizeho uburinzi. Uyu munsi hari uburinzi Imana igushizeho kubwo gutegera amatwi iki kiganiro cyangwa se guha umwanya Imana muri iyi minota. Imana iguha umugisha kandi ikomeze kwagure cyane. Ubwo amaze kubimbwira bwarakeye, fata Bibiliya twari bugiye gusengera hano mu cyumba cy'amasengesho, kandi ubwo bari baneguye ku mwanya wo kuvuga ubutumwa pasiteri. Ndangije nicaye mu ntebe numva ijwi rirasanze rirambwira ngo ahangaha uri umupfu, kubera yuko ibyo uri kuvuga ntabwo uzabihemberwa, n'ibyo uri bubwirize utazabihemberwa. Ndangije ngira ubwoba nkata mu gikari, mbaza Imana ati mbese iri jwi ko numvishe rinteye ubwoba rikambwira ngo ibyo ndi buvuge ntago nzabihemberwa bimeze bite? Mana yambwira ngo so nshaka kuvugira ubutumwa, zamuka ujye mu rusengero ugende umvugire, ndaguherayo umugisha. Nari narabuze inzira nacamo inkura aho hantu narindi, kuko nta tike nari mfite. Nari narabuze tike, ariko ndabwira ngiye kugukorera nk'uko ubishaka, ariko nanjye uncira inzira nzabona uburyo ki mva muri iki gihugu. Ngezeyo ndavuga ni kandi icya kabiri ndagenda, niba ari wowe uvuganye nanjye nta Bibiliya ndi butware. Icya kabiri ningena y'umuntu bateguye kubwiriza umwanya munini, bamwima umwanya baba ari jewe bawuhereza. Icya gatatu uze kwakorera imirimo n'ibitangaza ihamya yuko ari we wantumye. Ngeze aho hantu barihanisha, batanga umwanya wo kuvuga ijambo ry'urufunguzo, barangije bampa umwanya, baravuga ngo ntabwo uwo twari twateguye kubwiza suri bubwirize, ahubwo hari umusore w'umunyarwanda n'uri butubwirize. Bona baraje, diakoni amereza Bibiliya, meza igitabo cy'indirimbo, baramagurutsa banyicaza imbere, bampa umwanya ngo mbabwirize. Ngo mitamenya ko ari umugambi w'Imana, ndavuga ni Imana ngugira icyizere, ariko hari ikindi nagusabye, uze bibiri wabikoze, igisigaye uze gukora imirimo n'ibitangaza aha hantu bamenye neza yuko ari we wantumye, kuko wavuze ngo ibimenyetso bizagendana namwe. Ubwo rero nibwo bitatinze cyane, muri uwo mwanya fata Bibiliya ntangira gukorera Imana. Hari harimo umumama utwite, yari afite inda ayimaranye amezi 13. Nibwo turi mu kubwiriza inda yamufashe, numva ijwi rirambwiye ngo mubwire, babwira pasiteri ahamagare moto ijyane umubyeyi agiye kubyara. Ngo nkimara kubimubwira nibwo moto yaje ihita imusanga ku irembo, bamushira hajyana n'umudiakoni. Akigera mu bitaro ahamagara pasiteri, aramubwira ati umwana arabonetse. Ubwo dushima Imana. Mitangira icyizere tukiraho ngaho ko pasiteri kwimanganya byaramunaniye, ahita afata iya mbere aravuga ngo ndashima Imana, wa mubyeyi ahisa abyara. Icyo gihe wagiye kubaha za message? Yego. Ubwo
ndavuga ni Imana ushimwe, numva ijwi riragarutse arambwira ngo si iki cyonyine, hano harimo umukobwa ajunditswe n'amadayimoni y'iwabo bamutanzemo igitambi kuzimu. Yari umukobwa wavuye mu basilamu ariko akajya asenga, waba bamwangira ko asenga bajya kumutambamo igitambo. Arangije muri ako kanya tugeze mu mwanya wo guhimbaza Imana, kuko haragakora sinari nteye ngo izaduhembera hidusanze nkiri mu kuvuga ubutumwa, ubwo wa mumeri abahagurutse aho ngaho yarari, aza nsanga numva ijwi rimbwira ngo mufate umusengere. Mufashe musengera, atangira kuvuga cyane. Abari bamuzi nk'ikiragi kuko atavugaga, barangije baraza baramusanganira, batangira bamwe barahunga kuko bari bamuzi nk'ikiragi. Abapasitoro baraza turamusengera, arangije ibyari bimurimo bitangira kwivuga ko ari se wamutanzemo igitambo kugira ngo abone ubutunzi kuzimu. Turasenga, Imana ikora igitangaza, barivuga baragenda. Uhereye ako kanya atangira kuvuga, nanjye menya yuko ari Imana yantumye. Nangije soje message nagombaga kubahereza. Imana y'amahoro ibikoresheje umumama wari uturutse ahandi hantu mu mujyi witwa Bukavu, arambwira ngo kubera yuko umviye Imana nawe iguhaye tike, irakwambukije, ugiye gukomeza umurimo, ndetse ahuba hano Igisenyi, aho wabaga Igisenyi ntago ariho uzaba, ahubwo uzakomeza mu murwa i Kigali, niho izagutuzana guhera urugo. Ndashima Imana uyu munsi wanenda umugabo wubatse urugo. Imwe muri izo message rero Imana yambwiye yuko nzatanga muri iryo yerekwa nagize cyane, yambwira ngo i Kigali ujye ntabwo uzadamara nk'uko abandi bageraho bakadamarara, ahubwo umurimo wanjye urakomeje. Nagezeyo impakazi mpereza urugo, imaze kumbwira ngo hagarira aho ugeze. Wa murimo wanjye nakubwiye igihe cyageze ngo unkorere. Hari groupe nagiyemo ndi umushyitsi, Imana imagurukiriza aho ngaho. Perezida w'icyumba arambwira ngo niwe narindindiriye ngo usimbure uyu munsi wa none, ububasha nari mfite burangiye niwe bwegamiyeho. Ntangira umurimo gutyo kugeza na n'uyu munsi wa none. Ndashima Imana kuko ikidushoboza atari Imana ntabwo imbaraga ziturimo n'ibyo twirwamo n'intambara duhuramo nazo no muri Kigali ntabwo byashoboka. Hanyuma rero message Imana yakuhaye, message yamaye igenewe abantu mbona igendanye n'iminsi turimo. Yarambwiye ngo uri mu kunkorera uzahura n'ibihe bikomeye, kuko uzankorera mu bihe abantu bazabacecetse, uzankorera mu bihe abavuga butumwa bazabarambitse Bibiliya, uzankorera mu bihe abapasitoro n'abashumba n'abandi bose bazaba batangiye gusubira mu tubari. Ndangije rero ndavuga ni nzagukorera, ariko uzampa imbaraga kandi uzanshyiraho uburinzi. Ndashima Imana ko yansezeranyije ko izandinda gereza, n'umunsi wa none sindinjira muri gereza kuko navuze ubutumwa bwiza. Imana y'amahoro rero nawe uyu munsi wa none hari icyizere yuko yakurinda kandi ikagukura mu gihe urimo, ugatabaruka n'ubutsinzi ugashima Imana. Urakoze cyane. Ntabwo turi buze kuvuga ibintu byinshi bitewe n'amasaha aho ageze. Uyu mugabo twaraganiriye, numva afite ibintu by'Imana byinshi, niyo mpamvu twahisemo kumutumira kugira ngo tuganire, ariko ntabwo byadukundiye yuko tubonana hakiri kare. Tubonanye bwije, namwe muri kubibona ntabwo ishusho rimeze neza. Reka tubararikire kuzakurikira ubutumwa bwe mu buryo burambuye, na za message zose azibashe kuzitugezaho mu buryo burambuye. Ariko mu gihe cyose tutarongera kubona uburyo bwo kumutumira cyangwa nawe atarabona akanya, cyane ko abakozi b'Imana bagira gahunda nyinshi zitandukanye, munyemerere abahereza nimero ya telefone, kuko twabonyeho yabwirije ubutumwa gusa ataratangira no gusenga. Uwari umaze igihe kinini yaranze kubyara ahera ko arabyara. Reka nkwinginge kugira ngo utambutse nimero ya telefone, uwagukenera mu gihe tutarongera kugutumira abe yakubona kugira ngo umufashe muri ubu buryo cyangwa ubundi, cyangwa nawe n'uwakenera kugukoreraho umugisha abone uburyo awugukoreraho mu buryo bworoshye. Urakoze cyane. Nimero ya telefone ngendanwa ni 078 068 2 6 ni 078
068 92 62. urakoze cyane, Imana amahoro iguhereze umugisha. Nizere ko ari nimero iri kuri WhatsApp. Iyi nimero nyikoresha kuri WhatsApp, ariko hari twaye ntacyo, iriya irahagije kugira ngo yenda zitaza kuba nyinshi zikagira bayumvise. Ahubwo reka ngusabe kugira ngo nkuko twatangiye dusenga twongere dusoze n'isengesho. murakoze cyane. Uri Imana ivuga bikaba. Twumvishije ijambo ryawe buryo kiwagiriyemo inama Gideyoni, bw'abantu bari bakomeje kuba benshi, akugisha inama uramubwira ngo jyana abantu ku kagezi mbakugeragerezeyo. Mu ngabo igihumbi yari yahagurukanye nazo, umwemerera ko aterana abamidiyani n'ingabo 300. Intsinzi iraboneka, icyubahiro kibi cyawe. Natwe birashoboka ko uyu mugoroba waba utugira inama kugira ngo twe kwitwaza ibintu byinshi, ahubwo dukore kimwe gikora ku mutima wawe. Hamwe n'iri jambo turasenze kugira ngo rigende rikore ku mitima y'Abanyarwanda ndetse n'abatuye isi yose muri rusange. Uri Imana idakunda ikigare n'akavuyo, uri Imana ikora atari uko habonetse ingabo nyinshi. Uyu muntu urwaye umugereho umugirire neza, uyu nguyu ufite ideni umugirire neza, ndetse n'uyu nguyu byacanze umusange umugire inama. Wamusura mu nzozi, wamusura mu iyerekwa, wamusura mu ijwi, wakoresha abahanuzi bavuga butumwa baracyahari ukamugira inama, wakoresha inshuti za bugufi ukamugira inama. Uri Imana igira umuntu inama, nanjye warayingiriye unkura ahantu ntakekaga ko nari buzabe. Uri Imana yanyijije amavunja, birashoboka ko n'uyu nguyu uri mu bibazo wamukiza. Musa none iyo nirebye ndagushima, nkaguhereza icyubahiro, nkavuga ngo urakomeye. Reka n'uyu rero umugirire neza, wese wagize umugisha wo gutegera amatwi iki kiganiro, reka umugirire neza, nawe azarambura amaboko agushima. Urakoze, sindavuga byinshi, ijambo rigende ko ni umuhigi uhiga ntahushe, rigende rihige kandi ritabarukane intsinzi, kandi rigende rigira umuntu rigirira neza, rigende rigira umuntu rikuri kuzimu rimwicaze mu bikomangoma, rigende rigira umuntu rikuraho ibyatugarikaga ubuzima bwiwe, byamutwazaga igitugu ribimukuzeho, kuko ari ijambo rifite ubutware. Ari urwaye, ari urushe, ari uremerewe, ari uri mu nzu z'imbohe, ari uri mu bitaro, ari ubabarira mu rugo, ari uri mu kazi kadafite icyerekezo, ari ukora bigaca mu myanya y'intoki, aba bose, ari umaze imyaka atabyara, ari uwabuze urushako, ari uwabuze icyerekezo, uri Imana itanga icyerekezo, nanjye warakimpaye. Reka ubagirire neza muri rusange, kandi ni radio uyiha umugisha, banyakira ubaha umugisha, mu izina rya Yesu Kristo misabye nizeye, amen. Urakoze cyane, Imana y'amahoro iguha umugisha. Shalom. Shalom.